pe biragoranye inshuro nyinshi baranadufasha akaduha ibyo bigori ariko urebye izuba ryavuye abenshi turagenda tukajya no gucumbika tukajya gupagasa ahantu kure Amakinja hehe na za Kibaya mbese imisozi turayizenguruka dufite ibyishimo yuko aya mazi bajya kuyazana tukaba tugiye kuzazamuka dutewe inkunga n'aba bantu bazanye amazi turabyishimiye cyane kuba tubonye igikorwa cyo kubona amazi tugiye kuyabyaza ikintu tugiye gukora ni ukuyabyaza umusaruro tukareba ko twagira gute twakiteza imbere n'umuryango wacu mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'amapfa aterwa n'imihindagurikire y'ikirere mu karere ka Kayonza hari kubakwa damu izafasha abaturage kubona amazi yo kuhira ahazaterwa imbuto ziribwa mu mirenge ya Rwinkwavu Kabare na Ndego. Abaturage baravuga ko nubwo aho batuye hakunze kwibasirwa n'izuba riva igihe kinini ariko nibabona iyi damu bizatuma badakomeza gutega amaboko kuri leta. Ntuye mu mudugudu wa Mutembo mu kagari ka Mukoyoyo umurenge wa Rwinkwavu. Ikintu irrigation igiye kudufasha ni uko tugiye kubona amazi akatwuhirira imbuto zacu n'ubuzima bwacu kugira ngo tubeho neza ariko ubuzima bwacu ahangaha ntabwo bumeze neza pe ubuzima bwacu tubayeho ni bukeya kurya n'ahangaha ntabwo bitworoheye ikintu kitubeshejeho ahangaha ni ugupagasa nabwo kubona igihumbi nabwo ari itsinga ni itsinga ariko iyo wagize impanuka ukabona icyo gihumbi kibasha kugutunga ariko ubu ngubu niba tugiye kubona iyi irrigation ahangaha ikaba igiye kuza hano bizagira icyo bitworohereza mu buzima niyo tubona amazi tukabasha kuhira imbuto zacu bizabasha kudutunga akarere ntacyo tugashinza pe bari kugira neza ntabwo zatugeraho twese ariko ntacyo bizaba bidutwaye biba bigoranye kubera ikibazo cy'izuba izuba riragenda rikatwakira ugasanga kugira ngo tubone icyo kurya ugasanga birimo kuduhangayikisha cyane izuba ntabwo rizongera kugera gute rizongera kuvuga ngo riradufata nk'uko ryadufata tukicwa n'inzara tuzagerageza natwe dushore amaboko dukore kubera ko tuzaba twagize gute twateye imbere twabonye amazi yatwegereye mu mirima yacu icyo kintu kizadufasha usange turimo gukora nyine twiteza imbere n'umuryango wacu ukabaho neza turabyishimiye cyane kuba tubonye igikorwa cyo kubona amazi ikintu tugiye gukora ni ukuyabyaza umusaruro tukareba ko twagira gute twakiteza imbere n'umuryango wacu bizatubera igisubizo nitubona amazi ikintu natwe tuzakura amaboko mu mufuka kugira ngo dukore kugira ngo ntibazongere kugira gute ntibazongere kudufasha mu buzima turimo twebwe tubayeho nta nk'uko turi gucicura ubwo nyine ubwo bazaba bazanye iterambere nk'izuba riri inaha mu karere ka Kayonza dushobora kutugwanira inzara tukaba twarorera wenda nko gucicura buri munsi n'inzara yose dufite ni uko tutagira amazi twuhira ya myaka tukaba twifuza ko twava mu ubwo bukene dufite ibyishimo yuko aya mazi bajya kuyazana tukaba tugiye kuzazamuka dutewe inkunga n'aba bantu bazanye amazi. Uwitonze Theogene umuyobozi w'umushinga KWIP umushinga ugamije guteza imbere ibikorwa byo kuhira no kubungabunga amabanga y'imisozi mu karere ka Kayonza yavuze ko iyi damu izuhira ku buso bungana na hegitari 5,000 anavuga ko kandi iyi damu izaba ifite ubushobozi bwo kwakira metero kibe miliyoni 1. Rero iki gikorwa cyo kuhira Gishanda gifite ibikorwa bibiri navuga by'ingenzi harimo kubaka idamu ni ukugomera amazi tukayabika ku buryo dushobora kuhira umwaka wose izuba ryava ritava tugashobora kuhira umwaka wose ni idamu izaba ifite ubushobozi bwo kubika amazi metero kibe angana na miliyoni 1 akaba aragenwe bitewe n'ubwo buso tuzuhira ni butoya hegitari 200 tukaba twize ko iyo miliyoni ishobora kuzuhira kuri izo hegitari 200 nta kibazo ibyo tuzakoresha mu kuhira tuzazana amamashini ikoresha imirasire y'izuba pompe y'amazi tuzaba twabitse tuyajyane hejuru ya tuno dusozi tujya dukikije hano tuzuhira noneho mu kuhira azamanuka n'imbaraga z'ako gasozi. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kayonza Bwana Hategekimana Fred yavuze ko iyi damu ya Gishanda nimara kuzura izahita itangira gukora kugira ngo abaturage batangire kugerwaho n'ingaruka nziza z'uyu mushinga. Kuri ya damu ya Gishanda
nk'uko mwabibonye ni imirimo yatangiye uyu munsi aho igeze. Urabona ko nk'uko mubibona bageze ku rwego rwo gusa nk'aho turimo kubaka umucungiro w'iriya damu. Ukabona ko mu gihe iyo urebye urabona ko iri buze gusa nk'aho iri birangiye mu kwezi kwa ibintu nk'ukwezi kwa gatanu, kwa gatandatu iraba imaze kubakwa neza. Nimaze kubakwa neza rero ibindi bikorwa bikurikiyeho byo kuhira nabyo biraba birangiranye. Noneho imirimo yo kuhira itangire. Kugeza uyu munsi abantu barimo barareba uburyo bikorwa mu buryo bujyana nubwo turimo kubaka damu, ariko noneho n'ibindi bikorwa remezo byo kuhira naho ku misozi nabyo bitangire, ku buryo damu izamara kubakwa n'ibikorwa byo kuhira bihita bitangira. Niba mwana kwitangira ngo hari naho mwana abonye harimo guterwa hari pipiniyeri ahantu bita Nyankora z'imbuto, by'umwihariko nazo zizaterwa muri kiriya gice kizacyurirwamo n'iriya damu. So uko rero imbuto mwabonye pipiniyeri zirimo gukorwa, damu irimo kubakwa, ni ukugira ngo birangire rimwe n'imbuto ziterwa, ku buryo rwose umushinga tuzajya gusoza uyu mwaka ubona ko ibikorwa birimo kugaragara kandi bifatika. Umushinga wo kubaka damu no gutera ibiti by'imbuto ziribwa ahakikije damu ya Gishanda uri gukorwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo, Akarere hamwe na KIWIP. Ukaba uzatwara ingengo y'imari ingana na miliyari 3, naho ibikorwa biwushamikiyeho bikazatwara amafaranga angana na miliyari 1.5. Ikindi twamenya nuko abaturage bazahabwa ibiti by'imbuto ziribwa, ariko bagakomeza guhinga imyaka isanzwe hagati y'igiti n'ikindi. Ndi Sam Ndagije, Hope TV Rwanda, mu karere ka Kayonza.